nkeneye gusohoka ndasuhutse bwo kuko nimutse nyine. Urimutse rero? Ndimutse nyine. Waje kunsezera hose? Ugiye gucumba geze noneho? Muri uyu muhima hano ndetse. Ngo hano? Hano. Yewe nta mahirwe ufite. Inzu yarisigaye muri urupangu bareba irishye. Ahubwo bazatangira kwiba mwejo. Rero niba hari uwacunze uza kwimuka muri iri joro, nawe ntakajya umwana wa mama. Reka gukomeza guca ruhinga nyuma. Ubuse nshinyitse ari uguseka. Bitese kandi. Kugeza ubusinkumva. Icyo utumva niki ko naje nje. Koko ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Maze ukomeze kunkina ku mubyimba umbeshye ngo ugiye kumvana mu isoni. Naho ufite fiance ndetse wanakoye. Seruge nayimutanzemo nushaka wansinda. Uje kwirongoza rero ku ngufu cyangwa ashaka kunjya imvando. Erega n'igitangaza. Yewe nushaka kumfata ndakizwa n'amaguru ahubwo. Warose nabiye. Kandi ngurose nabi burinda buke. Ega. Ariko ngo nta ntore yiga y'umudiho nduzi ko ntabwo ngo nta nkume yiga itako. Kuko ryo mbona urusha n'ikimasa. Ngo sugiye no kuntuka. Ubwo kuritse umukuruje ngo ashaka kubana nanjye. Igihe tutabanye n'iryari. Kwashe genda mvira hangaha. Hatuna fiance wanye tagusanga akibaza ukuntu nduvugana nawe. Nukuvuze Serugi? Nukuvuze. Ntaho ngiye ukora icyo ushaka. Ngwiki? Ntaho ugiye? Ntaho ugiye? Ntaho ngiye. Kandi we nkuko shishike hati baba. Nawe nkugira inama watabitaraba nabi. Simba hano rero uribeshya. Wa mukobwa kandi awutetse nabi. Erega shenge imitwe y'ubuntigishye yabaye amasara bwayi. Reka ahubwo n'ibintu byanjye mbishyire mu cyumba maze ndebe uko ukinkuramo. Cyamaye nkasurwuma. Rero umukobwa yagize ishyano. Uyama bwanyu turaburambiwe di. Waramparaye umpaga hari none uramparuzwa ushaka kumpaga hini. Sinsohoka ye. Sinsohoka ikibyinze kimeneke. Wanze gusohoka kore? Ndanze. Uranze? Ndanze nyine. Uranze? Ndanze pe simva hano. Reka nkore nigendere. Ize ko nzaga ngasanga waribwiye waratashye. Cyangwa se warapfuye n'ubundi ngo nyamwa ngumva ntihanze no kubona. Cyo. Ihurire. Buriya rero yagira ngo ntire ubwoba mpite ntaha. Haribeshya kugeza ubu bwoba nabushise. Aho gupfa none napfesho. Nzamutegereza agashyiga izamushyigura. Ngo azasanga narapfuye. Nziriki abasore bose rero iyo bigenze bityo bihutira kubwira umuboyi ngo ntazateke ngo maze umukobwa azicwe n'inzara. Muri abo sindimo. Igikapu cyanjye cyuzuye ibizantunga icyumweru cyose ndetse na bibiri. Nzahera kuri iyi mineke, kurikizeho iyi migati n'ibikombe by'amasamaki. Hagati aho n'izo avoka zizaba zishya. Abandi basore ngo bakoresha ingufu maze umukobwa agasohoka ku gahato. Yewe Serugendo we yabyibwiye. Asanzwe azi ko murusha ibigango ko namugaragura azanye iby'imbaraga. Yewe ndabibonye koko basore n'abahimu babi. Nta gato utacira. Cyakora nizeye ko atazatinda kungarukira. Buriya n'ubundi nuko namutunguye atarabitekerezaho neza. Yego, injira. Urakomeye. Wabuze urugendo wese. Amakuru kise ya. Reka. Kwirara ni kubi. Ni mabi. Bitese kandi. Wa mugabo we ni muyabagabo. Mfite ingorane zikomeye none ngo ntangize yigize kandi ngo umugabo umwagerwa kuri nyina. Ibyo birasanzwe. Amanditse ariko yabaye aguteye. Oya ntabwo ariyo. Ni ibindi bibazo nifitiye. Komeza nzira. Neze cyo kinzanye. Nje kuguterera ibibazo byanjye kugira ngo urebe ukuntu wabinsina ndetse burundu ahubwo. Niramo numva ibyo ushobora kugerageza. Kagerageza. Ko ari cyanzanyira. Kandi numva ari ibindinzi. Nabyo ndakubwira numva ariko bimeze. Dore umva Serija. Takumva. Nateye umukobwa inda. Urumva? Wikwifata ku muntu. Bikomeza ibibazo byanjye. Namutenda none yanteye iwanjye yanze gutaha. Ufite n'impamo. Reka ndere wa mugabo we. Maze nagira ngo shiri kubwoba.
namushize kera uzi ko ndiga mu gihugu se ndabizi none maze uzumushiturije ndetse unamufungiye nk'iminsi 2 afatiraho n'isomo yewe umva nkubwire kuba nakwirakaza nkamusura byo numva byashoboka ariko kumufunga ndakurahiye uwo amategeko bayakomeyeho sinabona mbiherana ko ndakareka yewe nako nta ngingo nabona rwose nahera oya humura byose nabiteguye seri udashaka ko gushaka kunkoresha amakosa rwose reka yewe wigira ubwoba do ndeba uruhushya rwo gucumbika mu mujyi cyangwa ntarubongerwa cyo nta kibazo do ino ni ikarita y'umurimo ndayibona ntibireba se ndabibona none se ubwo ufunga inzererezi izerera umujyi nta cyangwa umwana kimwe ufite hari ikibazo kirimo nibarushye seruye ese ibyo byangwa umwana mwatsutera urangengera wowe uri insobe ndakapfa ndakitse reka nagiye kubona mbona yiroshye mu cyumba cyanjye n'umurya mwinshi ngo arateka umutwe yibagirwa agasakoshi ke mu ruganiriro size ko igitekerezo cyanjemo mba nabirashye reka nkubwire noneho ikibazo kiroroshye rwose ubwo nzagenda mu mazi ibyangombwa ayobore muzamukane mushyiremo hari ikindi murunda mu n'ibyo nta kindi ariko rero se rugendo ikibazo gisigaye nuko yaba afite ikiganiro kimushyigikiye ngira ngo nawe urabizi rwose maze yazabimutekerereza nanjye akanyirukankaho kandi ibyo hanze urabizi oya se bigira ubwoba agira ko iki gikorwa ndakizi neza n'igihe wakeretse umujyi nta wundi muntu waziranye n'i Kigali uko myumva rero ntaje tumwana twitse n'uwawe rwose ibyo byo ndabyemera ndetse wakwemera ukamurongora murongore nsereje nawe ariko wagiye ko wibagiwe amahoro nakoye hari jya sinabyibuka vuba ahubwo turitegura kujya kwa padiri tariki 3 zo gutaha ahubwo intumwa niyo ntaye noneho birakomeye pe birakomeye nyine cyakora cyo gusanzwe inshuti zereje rwose ndakwizeye urabintunganyiriza oya humure nta kibazo uba rwose ubintunganyiriza ahubwo akira n'iki gihumbi maze umara gusoza iyi dosiye maze guza gususurutsa umuhogo cyane ahubwo ngiye kwambashe muri mwenze kugenda ijoro ryatukuye wa nibyo chato ntaza no kwibeshya nkamukaba namugira impuhwe nibyo rwose amushyiramo ntakabuza ugende ijoro ryabaye indubaruba maze nakureba hinda umushyitsi ntanjuranye wese kandi yewe ahubwo seri ntabwo reka njye ukazi nibyo yagiye saa 6 ndagera mu rugo ndebe ko byatunganye ndakubwiza ukuri si uko umufunga uvuga umudadi ndakubwiza ukuri rwose ngaho wirirwe nta ngorane rwose Sosoma n'ubuziranenge n'ubuzima bwiza. Yosha, vayano. Yewe. Wowe nyine. Mwaramutse mutware. Waramutse. Yego. Wa muri upangu. Cyangwa na rumwe muri amabandi yagoje hano munyuma. Oya rwose sindi bandi. Hari amabanda yerutse gutera hariya hakujya ku Kimucanga. Ngo yawe yarahungiye hano muri rupangu. Wabuze hari? Nta mabanda aba hano da. Ashekwi. Ntandazi cumbitse hano ko arizo byisa by'amabandi. Ni impamu y'Imana ntazo njya mbona. Se mwaramutse. Isi uko icyaha. Jewe se. Wowe nyine. Izina ryawe hubu. Nitwa Koreta. Ntabwo wabuze aho amabandi yavuye ku Kimucanga yabayisha hano muhima. Ego mama. Urumvize nabimenya nte? Mpuriyehe n'ibiguruka. Turakuvuga wishongura si. Ushobora kuri ikizo cyayo. Birazwi ko yiza amarira yo gufatanya n'indaya. Yagasani we. Ubwo nanjye se urashaka kumbara mu ndaya? None utari yose ukora iki? Nkora muri Oprovia. Sani karita y'umurimo ndibi. Ntazo urashaka kumbeshya. Reka nze mbikwereke. Urande bugasanga ndi inzererezi. Nabo ntibagize ubwoko. Ariko se ibyangombwa byanjye birihe? Ariko si iki? Nakwatse ibyangombwa urabifite cyangwa ntabyo? Kandebe neza. Yowe, ndabona nta birimo. Ibyangombwa byanjye byagiye he? Niko bizima, nta byangombwa byanjye watwaye? Uramenye ma? Wose urashaka kuvuga ko nabyibye? Gira vano wagiye mfite cyo gutaha. Ngira bwangu. Ariko waretse nkareba neza ko yenda nabibona. Ngiye mwaka gasakoshi n'undi ndabona nta birimo. Bashaka kuteka rero.
ntakazi ugira uretse nyira ko kwiri gushimuta abagabo uri indaya icyomanzi. Ya rwose ntabwo ndi indaya ndi umukozi nkuko nabikubwiye. Mbese nuko tutagira ibyangombwa ese unguvuka ira Wacu ni ku Kibuye muri Rwamutaza. zanuje rwo gucumbika muri Nyarugenge rumwe. Yewe ndabona ibyangombwa byanjye byose nta birimo sinzi umuntu rwose wabinyibye. Nta birimo cyangwa ntabyo wigeze ntakazi ugira mu mujyi nawe ujya gucumbika bafite nta kindi uri indaya inzeresi. Ya rwose nari mbifite sinzi wabintwaye. Inteshe igihe ngaho vuba kimere tugende. Ariko rwose wambabariye nkaba nitonze ngashaka tugende sigwara mu biki hoje hoje ale uri ni modoka wandeo tugende bo. Chef de poste sergent Nikoma hariya umukobwa nazanye ejo baba bamugemuriye. Reka da ahubwo inzara ya munogonoshye kandi nabonye asa n'utwite. Nawe komazige mu Imana rwo n'igitangaza rwose. Yego bimena gutya mu joro rimwe. Mama dusiyo yabanizanya neza ryaye. Ano sakazi rwose. Njana muntu. Undi kuya mukobwa yazima. Suyaziti. Yego ni inshuti aterugendo. Ariko oya. Turimo namutesheje akazi. Ubwo leta irahombera nayo. Ikindi kandi araringana. Ese nkunze rimutsinze hano rwose nabisona ngo iki. Uriya mukobwa rwose aziruse. Ngiye kumekura yitaje. Kandi icyo serugendo bashaka ni ukumukurira mu nzu. Birangije asigaye azirwaneho. Injira hariya muri uriya muryango. Ngondayo. Kize gutita. Ntabwo ndi indaya. Hanya kwa hema. Sinakubwiye ko ari muri Oprovia. Inga telefone yo numve niba utambishe. Yewe mbabarira witelefone nayo. Mva mbese. Wemeye ko utari umukozi se? Oya nuko ku kazi bamenye ko mfungiye hano ntazakira ikimwaro. Wacecetse. Halo, ndifuza kuvugana n'ushinzwe abakozi. Niwe muvugana. None ugize amahirwe ye. Twagira ngo tubabaze ni umukobwa witwa Koleta akora aho ngaho. Koleta? Arahakora ahubwo ni umukarani wanjye. Ngo niwe mukarani wawe? Ni umukarani wanjye. Ntabwo twari tubizi. Twamufashe mu mukwabo twakoze ejo. Mwafate mu mukwabo? Nta cyangombwa na kimwe afite. Nta byangombwa afite? Ntacyo rwose. Noneho rero tugiye kumurekura ariko muzahite mumushakira ibyangombwa. Erega yarabisanga ngo twe twarabimuhaye. Niko ntabyo yari afite ra? Ntabyo. Ahubwo yarabitaye. Ndizeye noneho ko mushakira vuba namwe kuko muzi ko umukozi agomba kugira ibyangombwa by'umuki. Ngaho mwirirwe. Mwirirwe ni mumurekure vuba ahubwo hano hari akazi kenshi cyane. Ngaho mwirirwe. Murakoze. Kuri. Karame. Unoneho ushobora gutaha. Uko murakoze. Ariko ntuzongere kutagenera ibyangombwa. Kuko ukora ntabwo bikwanditse muganga. Urumva? Ngaho utaha. Baza bisaye gushakira vuba kandi. Ngaho mwirirwe murakoze. Urugendo rwiza. Ariko koko unafunzwe nziriki. Akumiro nagacumu nawe rwese bakoramo. Bega iryo mbonye. Abahungu ko ni impyisi mahuma. Nukwitera urwe ntabe imbere ari ibirura. Nkubu nzi neza ko biriya byose bimbayeho hari serugendo wabiteye. Ibi sinabyihanganira. Byatinda byagira nzihorera. Ariko buretse gato serugendo abanza arongore. Nzamwereka. Ajye nge. Akebo kagiwa mugarura kandi gutaza ubwenge ashimubwe. Wiriwe Kamasha. Mwiriweho. Ego. Si mama nindusuhuza. Nije nyogoko. Ese ni wowe kore? Wiriwe. Ego. Ntabyiriwe se. Reka kunshinyagurira mama. Ntabyiriwe se hari nibyigezemo. Niko bimeze aya mapfa ari hose. Namwe babanyamishahara se murabizi?
ese maya barayaye ko n'ibiciro by'imyaka byazamutse. Shikase ku gasambi kore. Urakoze. Maze rero nyogokuru, Erega vuga cyane ndashaje se nkumva neza. hinga noneho nkwegere. Nagira ngo ngusabe ikintu. Nukinshobora nzaguhemba ngushimishe. Nanjye se mwana wanjye urabona nagushoborera iki? Nusuriye mugabo muturanye Serugendo. Uravuga umugabo w'amahoro se? Nuwo rwose. Ndamuzi. Nyogoko, urya agatsindwa niya kare. Bitese ko abandi bavuga ko yitonda ari intama y'Imana. Erega n'ubundi ngo ivu rihoze niryo ryotsa inzu. Byagenze bite mwana wa? Ngaho ntekerereza. Nyogoko, ngira ngo uranzi kuva kera naritondaga. Serugendo uriya yaranshukashutse. Aturuwanye nta wundi tuzabana. Nuko rero nawe umumenera akabanga. Ubwo kandi yari yarasabye handi ndetse yaranakoye. Ntacyo biziho? Reka da, nta nicyo nibazaga. Kurikije ukuntu twari tumeranye, numvaga nta cyatumeneramo. Nuko rero aza kugukorera umusaraba. Ibyo byonyine se, ahubwo aranamfungisha. Urafungwa? Yaragutatiye uwo mubura agasane. None rero Kamashara, nta kindi kinzanye hano uretse kugusaba kumfasha kwihorera. Mwana wanjye kwihorera ni bibi cyane n'icyaha. Rwose mureke Imana izamwibarize. Nyogoko, ibyo ngusaba biroroshye cyane ku buryo n'undi wese yabikora. Gusa byarushaho gufata bikozwe nawe ukuze. Burya abantu twese twizera kandi twemera abashisha kanguye. Ibyo ko bishisha mwana wa, nubwo ntarabyumva neza. Humura nta kibi kirimo. Dore icyo ngusaba. Njye mbona wa mugore wa Serugendo akunda kuza kukuganiriza. Ibyo byajya nyarukada tukamena biri. Rimwe rero uzareba uko werekeza ikiganiro ku nzaratsi. Ntazabura icyo azikubazaho. Hanyuma se uzamubwire ko umugabo wazigomba maze uzimucire. Mwana wa, uramenye rwose ibyo sinabishobora. Oya mukecuru ihangane. Ubu mbona ndenze ngana nta n'umuti w'igicurane nzi. Inzaratsi zo nta nubwo nzemera kuko byagaragaye kenshi ko ari amahimbyo y'imboni. Siyo mpamvu se bitagomba kugutera ubwoba. Nanjye ubwanjye sinzizi kandi sinzemera. Nta nubwo nifuza ko ubuzima bwa Serugendo bwahungabana. None se mwana wanjye ukaba wifuza iki? Nta kindi nshaka uretse gutera Serugendo ubwoba. Umwana w'umunyarwanda urabona namutera ubwoba nte? Reka nta kigoye. Numara kumvisha uwamahoro ko ugomba kumucishiriza inzaratsi, nta kizaba kikiruhije. Uzashaka ibyo ubonye byose bitagira icyo bimutwara. Nk'utubaba tw'inyoni, uduhu tw'inyamaswa, utugiga tw'uduti, mbese bipfuye amaso byose ndetse n'amahurunguru uzashyiremo. Mwana wangu n'amahurunguru? Pfa gusa kuba aribo babyishakiye. Hanyuma se? Hanyuma uzamwihanangiriza umubwire ko agomba kuzishyira ku musego w'igodero hose Serugendo aryama. Ubwo rero ukamwumvisha ukomeje ko guhera uwo munsi bagomba kumara ukwezi kose batabonana. Mwana wa, abantu bakiri batoya buriya bazabishobora? Bazabishobora. Ahubwo uzabwire uwamahoro azafata iki gitanda njya mbona yanzu yaba ari ngari. Mwana wa, ibintu ariko sinzi ko bizafata. Reka mukecuru bizafata rwose. Dore ahubwo bufasha udufaranga n'ibihumbi 2 byo wahaha. Akira. Nta gufata ko bizafata. Mukecuru, kandi ibyo nshaka n'ibitungana nzakudabagiza pe. Ese ugira ngo ntumoreye mwana wa? Nuko rwose urakoze. Maze rero igendere ntugire imitima ihagaze. Nzabigutunganyiriza bidatinze. Urumva? Ahubwo reka turebe uyu munsi, ejo bundi rwose uzagaruke kureba uko byagenze. Uwamahoro nawe ko butira atageze hano. Nuko urakoze nyogoko. Maze rero wirirwe kandi wizere ko nta kintu rwose uzamburana. Wirirwe neza kore. Kuko ngo Imana itera amafi itera naho bahahira. Ubonye aya mafaranga y'agatsindose? Iyo niha kuyanga sinzi uko nari kuba meze. Ubundi se nari kuyanga nkararira iki? Yewe, inyirwa nzaratsi zo kubeshya sizo nzabura. Reka ahubwo mpite njya kuzishaka. Icyo ngaho cyose cyatera ubwoba ndagitora. Ishyura amafaranga
amafaranga 399 umurikira umuryango wawe cyangwa se ukorera business ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. Ushobora kongera ibikoresho nka televiziyo, radio ndetse na mobi charger ituma usharija amatelefoni menshi icyarimwe. Nezezwa no kureba umupira w'amaguru, filime z'amaseri ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. Hamagara 2345 ku buntu uhabwa ibisobanuro. Mobisol ubuzima buhebuje. Mwiriwe. Emwe we. Mwiriweho. Mwiriwe. Se ni wowe wamaho. Gira abana. Iteka ryose. Uraho. Yego. Hirya iwanyu se muri bazima. Kwari bazima. Uretse ibikora by'abana byo muri iki gihe. Reka ibikorwa by'iki gihe ntawe ukirirwa bivuga. Shika ku gasambiza. Urakoze. Niko. Ese nyine ko Serugendo ndaheruka kumuca ryarasigaye abaheye. Aha. By'abagabo se wabivamo. Ntibakanga ngo amatariki yatukuye. Mukwitahira igicugu kinishe da. Ubwo nawe yatangiye. Nizeye ariko ko atazakurengana kuko nkeka ko wujijutse ku buryo wamufatiranye hakiri kare. Ngo mufatirana? Nese mukecuru. Ariko mwana w'umunyanda. Ubwo se ko kurahura turamye itaratura icyo kivi. Mugabo se umuntu yamufatirana ate? Nivugiraga. Oya nyogoko, ntuzi ko byangirira akamaro mbwira. Mama se ko mwigize abazungu ngo ibyacu bya kera byose ntacyo bimaze. Erega nuko ntabyo tuzi. Ubwo se ntabagore uje ubona babaho kidirigi bakagera naho bifuza gupfakara kandi abagabo babo batunze ibyamirenge ku ntenyo. Ibyo byo hanze hari abagore basavuye ariko sindagezaho. Serugendo turumvikana aranyubaha nanjye nkamukunda. Hanyuma se kutangiye kwinubira amajuru. Yego nye rimwe na rimwe acishamo agataha atinze ariko ibyo sinabimuhura. Abayungurana n'abandi bitekerezo. Ngo ibitekerezo? Indaya yakungura ibitekerezo cy'umukobwa. Serugendo usajya mu ndaya? Yabuzwa n'ikizi. Simbyemeye rwose. Kamasha, ujya umubona? Hehe. Ndimubaza numve. Urabimubaza se ngo abikwerurire? Serugendo ntacyamisha kandi nanjye nuko. Ngo nawe nuko. Ubwo se umugabo wagukira igitabo bimubwira. Ariko winsetsa nyogoko. Ego mawe mushize hamwe. Ishungi. Oya ni mpamvu nyogoko dushyize hamwe rwose. Vuga ahubwo ko ari agahararo. Kandi ngo agahararo ntikabuza agahararuko. Nkuko yagashungo gashize wahekwaga yigenza. Ariko se nyogoko turetse iby'urwenya mbwira. Nk'izo ndaya z'umuntu yazibwirwa n'iki? Wazimubuza utahubwo ko ari cyo cy'ingenzi. Byashoboka se? Kuko nzabigenze nte? Nanjye simbizima. Ubundi ko nta kibazo biguteye ariko yewe tubyihorere twivugira ibindi. Ahubwo nyibwirira wowe ugenda aho ku maduka. Ubu ngubu ikiro cy'ibishyimbo kigeze kurangaye. Mukecuru gusa ndakwinginze winkinga ijambo. Yewe sinakuvugisha menshi. Ntibikubabaza bizakuzindure. Oya rwose mukecuru nyikisha amatsiko mbwira. Mbiswama? Reka njya kwigurira akaro k'ibishyimbo hariya kuri butike. Dore ubu ngubu maze iminsi n'ibyo bitagira uburisho. Uretse nyogoko bawicaye mbanze nkubwire. Ahubwo akira amafaranga 500 zo kugura agashyitsi. Ariko banze mbwire ntazaga muruzi mbwite ikiziba. Umva rero mwana wanjye. Kuva na kera na kare. Nzi ko umuntu yamaraga gutegura urugori. Urumva? Ndabyumva. Agahita acisha imiti ituma umugabo wacisha make. Agatuza agatura mu rugo. Ubundi agakunda akaba umugore. Ubundi agakunda umugore we nkuko baba barabisezeranye. Urashaka kuvuga inzaratsi se? Inzaratsi nyine. Niba ari inzaratsi zo ngumenya nta kamaro kazo. Ngo iki? Ni mpamvu da? Niko batwigishije ku ishuri ndetse no kwa padiri. Nuko. Akamaro kazo kazwi na bakeya. Uwakwereka umugabo wanjye kera ataritaba Rurema. Twabaga mu giturage. Kandi uzi ko abagabo baho birirwa baturamye mu tubari. Njye mbabona. Uwanjye we twiriranwaga mu murima tugacyurwa nijoro. Ubundi nakwivugisha ngo amazi abaye make. Akabina akabaye agakomye ku mutwe. Akamera kavuma ari umugabo. None se ko yaratakitegeka? Atakitegeka? Oh mwana wa. Erego wari waranshiriye iyo miti yari umuhanga. Mukecuru nukumungezaho. Anya kabintunganyiriza. Amahirwe ariko ntiyagusekeye mwana. Bitese. Uwo muntu dore ubu ngo amaze iminsi ashaje. Aho ntiwumva aho mutindi yanitse ntiriva koko. Yewe ntiriva koko.
dore ubu ngubu waba haherutse gutera amacinya niyo yamuciye mu bazima. bigize none ariko se mukecuru aho ndumva wabimfashamo ubusa ntukibuka imiti yari yaguhaye. Mwana wanjye si imiti yo ku ngoma ya Gahindiro. Gerageza mukecuru were ntiwabura na dukeya. Yewe reka mfe kureba aho nari narajugunye utwo nasaguye. Niba tugihari reka ndebe mu bimuga biba hariyo. Reba neza ndumva n'imbeba zitakwegera hari imiti ifite ubushobozi nk'ubwo. Yewe nagiraga Imana akayibona urukundo rwacu rugakomeza. Aho ndakomeza ari amajoro genda yiyongeraho amasaha azagera bakara ndetse byacamo mwaza mubura mureba. Oh mwana wa amahirwe uracyayafite pe. Ugize Imana ndabona ntacyo twabaye. Ni byiza gira hino rero maze umbwire. Kuzi mwana wa urashaka ko umugabo wawe ahinduka kamera ate? Umva isi shaka ko zajya mvumira amazi kaba ari ukumukabiriza. Icyo nshaka ni uko yajya ava ku kazi agahita aza mu rugo ntagire izindi nzira anyura ntagire abandi areba akaba uwanjye njyenyine mbese nkamwarira mukecuru. Humura ibyo biroroshye. Ikindi shaka rero nanone ni uko yajyamo amafaranga ye yose ahembwa mwongera yanjye maze akaba ari njye uyacunga. Bahe mwana wa ifaranga ry'umugabo ukarimutegekaho? Hari ngo nzizi zibigenza zityo none mbona zimeze neza ariko nibagiye kubaza abagore baho niba nabo barakoresheje dute. Use ntiwigiza nkana beko rubanda bakanuyera ni wowe mutisi ukitetesha muri uru Rwanda. Nikoze nta kindi wifuza mukecuru? Ibyo ntibishobora biramaze. Yewe niba ari ibyo gusa ndabigutsindira humura. Mwiriwe. Uwa maho. Mwiriwe. Ibitetse kuva nk'urwaye. Byagenze bite? Ndakundorere. Navuye mu Uganda numva ndahinda umubiri wose. Njya kwa muganga. Ubu niyo mvuye. Muganga simwabonanye? Twabonanye. Bakubwiye ko ari biki? Wagira ngo bibindikize. Arabaza ibyo ubona. Ariko se birakomeye? Basuzumye basanga umwana yari yitambitse. Ariwe? Hagombye kumutambamura. Yewe wahaguraho gacwa we. Ceceka kwa rupfu muzindi. Ariko urumva imeze neza? Imeze neza buhoro. Ariko wambwiye ko kugira ngo byose bitungane ngomba gusasa ubwanjye mu gihe cy'iminsi 30 nibura. Iki? 30? Ngo nuko utegereza ko umwana yongera kumenyera igitereko. Ukwezi kose? Niko wambwiye rero. Ubwo se ni dogiteri ubwo yagutegetse cyangwa ni waforomokazi mwahuye? Oya ni dogiteri ubwo rwose nukugerageza kubyihanganira. Reka gusumba ibyo ari ibintu. None se ko ariko bambwiye ko nibeshyeho n'agato rwanjye rwaba rugeze nako n'urwacu uko n'umuntu atatarokoka. Ubwo nibyo da kingeze nuko kiri muzima. Reka nambwira mu bajya gutegura cya cyumba cy'abashyitsi ntuzagira hagati aho ngaho. Bizimana Karame waje genda utunganye cya cyumba cy'abashyitsi. Maze ariko nshakire n'amazi nikorera ibivumbi by'umuganda. amazi nashyizemo ikiza. Wahashyize se? Nabirangije. Ni byiza sha uzajya uhora wibwiriza. N'isabune washyizeyo? Byose. Kana nshaka imyenda. Yumva rwahise mukagira Imana mwe. Mugihe ugiye kwitera utuzi ahubwo ngiye kukuruka mbe ngiye kwirambika ndumva nangiye gucika intege. Ugende gahora ari kutikubita hasi tuba bitaza kuza kutunyuma kandi bari babitunganyije. Mbega ngo ibintu birikora kugeza ubuse rugendo ntacyo arabyibazaho. Hingangire vuba atararangiza kwiyuhagira nseseka kano gapfunika mu godora.
indodo sindazicisha kimwe zikomeye mu kabyaramo kanshyireho amenyo ibi nibyo reka ndakiraho mu byo kongera kuhadoda yamfata reka ahubwo nsase vuba maze iyi shuka nyikishe ku mpande nzaba madodeje yagiye mu mupira ubwo ari Kiyovu na Mukura bizakina ndabizi ntazawusiba niko ubamaho karame ariko wakwihanganyira ukaza tukagerageza ko muri buryo biryoshye ese ugira ngo ndabibasha reka jya wihangane umurwayi agomba kurya naho ubundi yahuka enda ngwino sindagira nibyo sindagira mama kuri agatebe ngaho icara yewe egera ngaho gerageza yewe ngoye n'akanyama hereza ku gasupu n'izo mboga oya n'inyama urayirya yewe waba utari inyama kuko ukabaho ngaho gerageza ayo ngoye n'iki kindi hereza agasupu n'imboga agasupu gusa wakamaze baza umwe nako ngako enda ngaho huta kiravuga karanyeme gerageza ariko no kubirayi oya birayi sinabishobora ngahure ubugari bwawe se ureba yabwanze rwose cyari ngaho se ndaryama ongera gute isupu no kustuka Imateze ndagara ya ndagara sekizayo nta bundi bwenge nyene rwose nturebaho ashwe reka nturiye birahagije gahota nibyo birahagije Bizimana karame enda ndabitabye hanyuma singi biri kumeza ntabwo nari namenye ko mwarangije twarangije tuvane vuba byandurure hanyuma se cyumba wagiteguye narangije twarangije nuko kamuru ikindi ko nagerayo kazi sindakizeyo nahaguruka tukurutuko gahora yiwe subirirwa nkabona ikikurwaye ngaho ryama uriye rusase oya kibarenderwa nawe reka yewe shuka nayo n'umukungugu mu muhanda ngaho inyarusa mu maso oya gisa hepfo ngaho ryama uraharyana ego nawe nanjye reka njye kuryama ngaho ratandukanyira musinziriye ko nabyutse
ngasinzira neza. Kimwe cyose cyashize pe. Ariko ko wamara rwaye iki? Ntabwo nyumva rwose. Ese biragamije iki? Umuntu arabyuka akajya ku kazi. Sindumva ngo ananiriwe mu nzira. Iyo ndebye kandi mbona ameze neza. Ariko nankubise amaso agaca gahwera. Ese ubundi wamaze urupapuro rwo kwa muganga nkareba. Oya ariko ntabwo nirwo mubaza. Atamenya ko mukeka. Singize neye. Reka nsabwo mbyuke. Nawe ntacyo nari njyanye. Hoshi kangende. Kozera. Injira. Waramutse Serugi? Yego waramutse. Kuzindukiye hano ni amahoro mbese? Reka ntari makeya. Bitise. Kwa mugabo wese ngisinzira umugore wanjye ararwaye. Umuntu sana wataye umutwe yafashwe tera. Ingwara umugore arwaye yambereye urujijo. Cyangwa wenda wasanga yamurari yateye ubungubu yamusumbanije. Gusiga ari icyago. Irafata umugabo akamubweja guza neza neza. Ibyo ubungubu biguruka nta mababa. Oyimeze nabi. Yewe. Kuri inshuti yanjye ntacyo naguhisha. Humura sinshobora kukuvamo nanjye rwose. Dore mu minsi yashize. Nako nicyagiye kwa gatandatu ubwo twagororezaga hamwe. Nageze mu rugo nsanga amahoro nta rutege. Nta kuvuga reka sinakubwira. Ko si ibintu neza bikomeza guca ruhinga nyuma. Dore ngo umuntu yagize atyo yumva indiri ivumbagatanyije. Ageze kwa muganga ngo baramusuzuma basanga umwana yitambitse. Urumva? Ndacyumva. Nuko ngo baramutambamura bamusubiza mu gitereko. Siko mwagize Imana ahubwo yashoboraga no kumuhitana. Yego bibaye gushoboka ariko se uzi ikinyobera. Niki? Nuko nta yindi miti bamuhaye. Uretse kumutegeka ngo tuzamara ukwezi kose tutabonana. Ntibishoboka. Kwezi kose? Kumana se ameze neza. Nanjye rwose byaranyobeye. Umuntu ajya ku kazi nk'abandi. Ni mabunditse. Reka n'ejo twarahuye mbona ari injegi giparo gihana bagenzi be. Nibyo rero. Nyamara ariko yageze mu rugo aracaga wira. Urero arawifumba se yigaragura nk'ingaragu. Irigura seka. Ubwo sikuseka ariko mu bikomeye. Seruye, uracyari umwana koko. Oya wiseka yiwe. Ndacyari umwana nyine. Nanjye n'impamvu naje agahinda tekica kagera mubi. Siyo mpamvu se naje kugira ngo mubaze rwose ugire icyo bimfashamo. Je numva byamwaye. Seruye, numva binsegeje cyane. Ariko reka mubwiye. Kugira ngo ariko ngusije madamu wawe. Oya ntabwo nabitekereza kandi nakubwiye ntacyo nguhisha ntanakwishisha. Nane icyo nginga. Mba burya abagore rwose bazi ubwenge kuturusha. Ubundi kuko mu byukuri. Nta umwana yaritambitse ngo bamutamba muri munda rwose indi cyageze igihe cyo kuvuga. Ubwo urumva bishoboka wowe? Ikindi kandi ndumva rwose bikomeye. Umuntu yagira ibitazana imeze bityo. Akabaje agahita ajya ku kazi rwose nta kintu kubamuhaye. Hari wabibonye? Ndibyo naje byanyobeye rero. Rwose ntiwumva. Reka rero nkubwire. Buriya wasanga umuntu yakubaganya agafatwa na bya birwara. Akajya bwo kwigutera. Simbyemera. Ndakubwiza ukuri. Oya, ibyo ntabwo nabyemera. Rwose ntabwo ibyo yabigenderamo na rimwe. Nyamara byashoboka. Oya, akina umukobwa aritondaga. Ngo aritondaga? Ngaho. Ngiye bamwirongoreye rwose sinamukeka ibyo bintu. Ngo bamwirongoreye? Ntuzi ko imfizi y'imisa rusengurwa birahinduka. Reka rero ahubwo nkubwire. Mbwira. Iyo umugore yobe muri izo nzira ni ugukura y'amaso ntagaruriro. Ahubwo uzi n'ibindi asigaye kureba nk'ikimbwe hasi. Aho burakanura. Nako ushaka kunkura umutima. Ngo ngukura umutima? Ntuzabure byose mwana wa mama. N'undi umugore uzaramure sheke itubutse. Ngo ibyo nabyo byabaye hora. Ngo bisigaye byese da. Igisi ndagezaho. Umva nkubwire rwose aho narumbije so najya gutegera umukiro. Byatse wakanura. Bivuga ibintu tubisubire. Ngeso gusamana kwikeka ku mugore wanjye rwose nizo zintarota. Reka nanjye sinamufashe. Bacumbuga mu Kinyarwanda ngo abakiranye ntibahishana ibibuno. Nanjye y'amahoro abagendera muri izo nzira rwose umva narimenye kera. Reka nanjye nyumve neza. Ibyo mubwiye ntajya nyambifitiye rwose nuko mbikeka gusa. Cyakora ibyo arwaye. Yakubwira ko uzabigenza kugira ngo mutahure. Ngaho se sha mwana wa mama. Niko.
amura amabyeri asamaho da cyangwa uzi neza ko iyo umuntu arimo kumuvurira ukabutindi tumuza kuri inzoga izo arizo zose kugira ngo zitume imiti bamuha idafata bimfabusa bizerega nanjye ngo nare kubiswe se nawe warunyeho heraho rero yewe uzakura ibyo urumuhe urumva nyanga kwinywa cyangwa izabibonetse nawe niyinywera nk'ibisanzwe ndakurahiye azarahiye ibindi nanjye ntazi uzi ko inama yabayo nyamara nkugiriye inama ya kigabo tumva iyo nama yabayo niyo ahubwo nziza kubona saa sita igera ngo nayo imiti njye kubikora maze ndebe ko byifatamo ahubwo ngahihute utaza no gukererwa dore ndabona saa moya isigaje iminota 5 abizi uzabambwira uko byagenze ndetse kagende nanjye nuko ndatashye ndarikenye dizamu rya rinyumvishije ngiye kureba ko nimuzaba batetse ka cyayi kagende nzakubwira ko nashavuye se ngo burinde gushyira ku muntu babyoroshye mwana wa mama ye ngaho wirirwe wirirwe kazi keza Niriwe uriwe Serge iriwe amaho yego urahihuse saa sita n'iminota 10 nuko nabonye imodoka da kugira ngo kuva mu mujyi kujya hano Muhima ni hari akarere hari urugendo da tujye ku meza tugenda ariko se none ntibimanuka nakoze akazi k'injyana muntu none imihogo yafatanye yego wahuye n'akazi wafakira akazi kenshi cyane ahubwo bwira Bizimana ajye kutuzanira akabyeri agure bikiri nawe urafata ikirahure Bizimana karame ino bagutume waje jya muri bara amahoro baguhe ibyeri ebyiri zifutse kandi bahugarurire utuhanguke di ariko ngo tube tugiye ku meza sinavuga ko ntabishobora nta kantu ko kubimanuza njye numva shonje ngiye kubanirira da sinategereza izo byeri cyangwa mbakubanza gufataho ikirahuri byibuze kimwe reka maze gutumira siko Bizimana zikunyaruka zirakonje se zirakonje kanzane n'ibirahure zirakonje koko zana ibirahure ngo mu kabati gira vuba akuvuga wanze kurya ntabitunganya ariko se ntabwo manuka nza ko fata umuhogo javu manisi kiro uratinda unira gusepfura nawe urimo urakina nakwibagiwe kubera inyota turyoherwe nubwo nyina nanyu ariko ntacyo ngaho ngenda mu kirahure kimwe gusa kimwe ndanywa kimwe gusa iyo washaka kunsinisha kuri aya manywa ngaho nk'ibyo nkwewe uranywa nibura ibirahure bibiri kuri izuba ama bibiri nka bikira ariko sukama sukuma uvuga enda sukama wuzuza rwose hari ikibazo ra ibyo rirakonje ariko ahubwo ibintu birumagaye ahubwo umunyabitetse adaharira byarinze gukama amazi ariko urufunguzo rushyize he yahise anagenda akanifungurira ntacyo ngereremo sukamo rwose ibyo bintu mba mbihaze yewe usuriye ibihe sinibikira ndiye
bazinga itama gatanu udahaze yewe cyane mamazi ngiye kwirambika nze kuza kumbwira Bizimana aza kumwita saa 7 n'igice wibagirwe ntaza gukererwa ntabwo nibagirwa ndamubwira ya sikana nombe kitene koko byara inyoye ahubwo yari igiye kumvana nkeye yewe niba atarabise kandi bani ibindi biki mukagira Imana mo ndabona yarakiza ameze neza niba nigeze no kurwara ariko ngo ni mpamwe mu cyuma cyagiye nyine kuko ibyumweru 2 birashize pe n'igitangaza erego ubu ni ukuvuga ko nsigaje ibindi 2 nkabona kongera kwita umugabo mu rugo igitangaza inga niruhukire ntaza no gusinzira mu biro zamitega amaso Iwe patron. Bizima. Nakiri ibaruwa yayo. Bekwihe. Ni umwana wizanye ariko ntabwo muzi. Kumba kubiturutse wanyu. Basanga barungutse akana agomba kuba arakapfuye. Nese ko nabagifite gashaka kunshika. Ibari ugomba kwirwa amakuba Fungura yo yinyikisha amatseko. Ndebera. Njye bagomba kwirirwa banyandikira ngo ni ibiki reka ngo umukecuru bwa musonga n'ifumbira Sekuze kuri umugome Asarataka atababaye byo kwandika mu nzandiko ubuze kubagurira imiti ngo waherereze nawe uravuga utyo reka niba ugira ngo mbavure n'izabukuru yewe reka ahubwo njye kuba nirambitseho gatoya birasubira mugoma yanyibarishaga wiki yambazaga iki ariko se ubundi ibintu wabyanditse ntibikuye he inka sibiramo numve ku nshuti yanjye Serugendo baje no kumenyesha kuri mu mazi abira kandi iminsi yawe ikaba ibarirwa ku ntoki yawe no kuva ngo ugiye gupfa rero iki gose nta kindi uretse uburozi madamu wawe hagiye kuzakugaburira vuba aha ukirangiza ukwezi k'ubugabo ngaragu watangiye turere nabyarabizi se Serugendo ndagatoye ko maze iyo minsi yose wiraza ntibikurakaze ngo ugaragaze ko bikurambiye birahamya ko inzaratsi wamuguseguye zagize akamaro ngo yaseguye hehe hinga ndebe neza ahubwo ko nazo mbonara ariko wanditse ibi nawe arashaka ko ntera ubwoba gusa cyangwa nteranye n'umugore wanjye ikintu gitumbye mu igodoro none zaba arizo ndebera ibintu bitumbye hano bikanyite ndebe ikintu gitumbyemo hano yewe yarawe naremve mukagira Imana mwe naremve Imana cyangwa ukuboko ibi ni biki telefone rero nuko ibi ni biki
ubwoya bwase no kwiki urwara no guhinyamaswa cyamaye nka data dore ni babo ariko none ibintu n'ibihumanyara washaka agati ndashaka agati ariko muze iri ni iryinyo ariko ndabarekije kumenyera nk'ikintu n'iki ni babo dore n'amahurunguru isakaye ibi ni ibikimoka cy'imana ngo ndabona ni baba irisi n'iryiye nyoni cyangwa kagira imana mwe ubu ni umukundi wa ndabose ngo nkunde mukundi rero igitangaza yewe gushaka kwereka umugore ko mukunda ni ugucundira nyakanga koko uwamahoro haruguru nta mukungu wakaje n'ukuntu nanze kurongora koreta rwose nari nateye inda ngo ntavaho mbabaza iki gikoko nyuma y'ibi rero hasigaye kungarira bwa burozi bundi yewe koko nk'umugabo yubakira inzu ishyano rikinjira sinshobora kwihanganira kubana n'uyu muyobozi shwi sinjya gupfa ndeba ese ko numva uvugisha ukaba utarajya ku kazi ntukererwa ra mu maso washyano we uravuga se uravuga iki wankoze ibi biwe ngeze guse nkumva ndewe n'abahe ngo iki gita ngo kiwashyano ayiwe uramura iki koko iki ntewe n'abahe ntewe n'abiwanyu niko ibi ni biki ibi ni biki simbizi rwose ibi ni biki simbizi rwose ngo iki simbizi amurozi ibi gusa muruzi se ndaroga uravuga ntari nakwereka uko intama zambarwa none ugenda nanyu bakwanga ibi ni biki urugendo sinzongera rwose baranjutse ndagiye gukunda oya cyose ni biki ibi wabivanye hehe baranjutse rwose ndagiye gukunda ngo iki uracyanjaga ahubwo ibi ni biki ubu nakojya nkakunyuza mu rundi rushyi mbose ubwo burozi bundi washaka kuzangamo nta bundi burozi mfite rwose ndakambura so na data ndagakuba umwenda nuri ikigega nta bundi burozi buri muri iyi nzu usibye ububonye zana vuba ntuzane zana se nta bundi rwose mfite zana ntakugira nabi nta bundi rwose ni ukuri kw'imana nta bundi mfite nta bundi burozi nigeze ngo nta bundi nta bundi ngaho sohoka fanga kwa kigeli ngaho genda sohoka mvira mu rugo sinakwangana kubana n'abamurozi kwa kigenda Bizimana Karame patron vayo hano banguka ndabitaba jya mu cyumba cyari yashano jya mu cyumba cyari yashano usora ibintu byose birimo uzi ko ari ibi ujugunye hanze genda nga wihute genda vuba bivanemo byose kuko akana se gasinzire nakundaga kamura wasaze sha wasaze kasinzire kaka nubwo nakundaga sohora ubwo rero ugasanga mu byo madamu yazanye n'umwana arimo oya genda rero ndagiye ihute sohora ibiseke bye byose turavuba n'ibishwangi byose dore n'ibingibi hera kuri ibi dore ibi byose kujya gutajyamo baturumva barambijyana byose genda dore twara n'ibi genda dore manura na biriya byose ubimanitse ku nzu n'iyi mitako nyimvane sohora byose twara nta gisigara mu nzu hano na biriya biseke biri mu bishwangi avare gira vuba byose nabivanyemo sohora jyana hanze ku irembo gira vuba wabimazemo byose bishizemo patron wabimazemo nuko sha urumva umubwire ye kuzongera gukoza ikirenge hano urumva ye kuzongera kungarukira mu uramenye ntuzongera gukoza ikirenge hano Serugendo patron abantu batangikiriza ra barahari ntabwo no gushaka wihishe ubanze umujandire mu amara avuye guhuza kwa Serugendo mwiriweho ninde ngesha dore ko uri wawe ugira ngo uri mu gikari cy'ibwami roho Serugendo negewe komera na mahoro sariko yewe nakubwira injira se ya naje rwose muracyahumeka
Niguze. No kubona abasiri bateri bugeze hera. Wanze niki? Ambure madame ati. Ngo kugira tese. Cyakubaza ukuntu nabimenya akakwita indondogozi. Niwe ndondogozi ryo cyane. Sente muhuye. Ajya ukazisi. Ngo iki? Asubira ukazisi. Atahi wawe. Ngo iki? Namwirukanye da. Tatamenye. Kumwirukana. Kuva mutahuye buruzi sinshobora kongera kubana nawe rwose. Shavuga buro wikomeza kwishyira hanze. Yambabaje rwose. Kose ko hari ugafite. Ngo iki? Si nkuru. Ntabwo ifatiye. Bishoboka. Bino nawe ubwo wirebere. Umburira. Rwose. Yebere nawe. Kuko ibi ni ibintu kuko umusego w'umugabo. Do. Yemwe mwakagira imana mo. Rebere. Sana nuko yarameze koko. Naraga ndotaguzwa shikagurika ntaze byaje naho do. Kuko ngaho mwakagira imana. Yemwe babivuze kuri. Yaje ngo burya rwubika ngo niwe rwuburangiso koko. Ya, arakina wowe. Nikuze. Sajibona abantu bagenda ugere ngo. Ewa bitahuye ute. Kugira ngo shasi Imana nigiriye. Imana koko. Dore ngo umunyabugingo atura kure muri y'ikenya. Nanjye ndabyibonera. Ya, kanjye nke nivye ku kazi. Sinanjye kwikura ku bwanwa. Kikwana mbone barwaye njyana muntu. Imurira kwa mahoro ngo agiye kuzanyivugana. Wayoherejwe nandisi. Reka nanjye simuzi uturabona nasinye. Gusa icyangombwa nuko gusa ngaho reba ntabwo isinya cyangwa gusa nuko ibyo yambwiye byose nabyiboneye kandi dore byo yavuze n'inzara y'amahoro yanseguye mpamvu yuko dora nzisangamo gusa ntureba tegereze nawe do ariko shaburite ndibi nakuye kumona imeze nk'iterabwo imiterabwo baba mbonamo baba cyabasi muri riziya yanyoni babana biruga biruka nkahora matene iriya nyoni ya matene koko ntacyo rya nkarasubu matene se yishinde yabaye ndumva yuko no kunsetsa ahubwo ikizi ikigo cy'inka ntubibona koko ubu nibwo burozi bwishyize ngandera nk'igihe cy'nyamaze ndewe ko ari cyo ubu ndapfa koko dore ikizi ikigo cy'inka ndo kibona koko siko ikigo cy'inka cyo rero dore ryaguye ho azamahuru ngwihene cyangwa nayo ntama byose birisha byatsinze ni kimwe hanyuma se wigeze kumva ko wazize amahurungu amara tuko shingiye mu kagira imana ingira y'igiti ngaho ndebe ese mubona ko ari umuvumo singibi no kurwo ngo hano ndabona bihari yamvaye uyu murozi yari umurozi mwiza mbari ko mbivuga cye no murozi mwiza na niko cyose reka uruhusi kana cyo ndabona ari igikoba cy'uko kuboko kwinka ngo urabona atari ubwinka koko nacyo nuwashaka yarumaho ubuzi iki gutwaye iki koko sikene byabera bwoba aho ikintu mbona gishaka kunyoberamo ndwara ariko nabwo washoza ndabona cyari igikoba cya rusake n'igikoba cya rusake rwose kamara usashinge hagana hese ariko ubona umukunde yesu umukunde se ati nubona ko ari umukunde koko umukunde se hari igihe abagoronome bataba bavuga ko ari igihingwa mu bindi koko ubwo babayita sha nubwo wize ndacyagusuzuma ukemera ukitabira ibintu utazi n'uwabyanditse koko ubundi ibintu byatera n'ubwoba reka isura cyatumye mputira nkumwirukana niki ni ukwibarwa yavuga ko hari n'ubundi burozi ngo agiye kuzanyikisha ngashaka kuza kuruga rero aya marozi ndayabonye nayimubazaga akanga kwinyereka namubazaga akanga kubunyereka ubwo burozi ajye nkubwire uko wamahoro umuzi numva atatekereza ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo buriya wasanga ari umuntu wamufutse ni akazi ke wamufutse nuko yaremeye gushukwa amahano nk'ariya ni ikosa ritababarirwa seribye yembaye nkugira inama azajya gusobanuza uwamahoro neza rwose ukuntu ibyo bintu ibyo ari byo nako twanabibonye ubonye kubira tubibonye ari amahurungura ari ibitendagaza ari byose maze rero byakunda nkugira inama mwana wa mama ukamutura njyewe nongera kubana n'uwamahoro mukabana wakwitonze mwana wa mama ko burya umugore mu rugo ari nk'umutima mu muntu mbese nkubwire iki kintu cy'ukuri burya ingenzi zashize ingegera ziruguru ni akazi kazo nzimenya sitawe n'ubundi siraje gushogoranya nawe n'ubundi nihitiraga tugihara hepfo kuri Nyabugogo wiga abashoferi bigize ibyigomeke nabo bihaye gutwara imodoka batagira impamyabushobozi naho ubundi inama ya nyuma nkugira uzajye gucyura umugore nta kintu abaye nzaba numva ruhinda nukomeza iyo mirego yawe ufite ngaho wirirwe ariko wisubire ujya gucyura umugore rwose nta birimo ntacyo bivuga ngaho wirirwe Bizimana Karame vayo hano byimye ko nibigeze mbere hafi gutungana
maze rushaka ubundi uzabiteka kare ku buryo saa 12 n'igice biba byatunganye urumva nizeye ko kakana nakajyanye iwacu nta kintu kizahugora nibyo rwose uzagusanga byatunganye nta kibazo ninde Njyewe wowe nde Colette uje gukora iki kore ego rero uje gukora iki koko gutwaye iki ubwo bakuzinduye ngo ubwo se rugenda amaze igihe yirukanye umugore we reka nishore mu kubita induru nziza mubonero mu buryo si ibyo byanzanye ngo iki wazanywe n'iki uribeshya kore uretse nawe ubu n'isugi ntiryanyegera jya vaho ugatamvira aha tabagore mwese muri bamwe yewe iyo nawe nyakirije ntintunguye ba nta madisku yawe nkeneye nuko gusa ari umuntu w'inshuti wari umpaye ibaruwa ngo nyikuzanire naho ubundi sinari kuhanyura akira ahubwo uramuki mpereza hano ngaho ugenda uramuki ari wowe uramuki ngaho ugenda tuzibarwa kunyifungura nk'umutima udatera mu gitereko cyawe bitewe n'ikira n'urwanjye kandi bo yanditsera niyo amacinya avuye hano reka nsome numve ibintu hanze ko mubwiza umuntu akiri hano nizeye ariko ko atari kunyunga ngo tuzabane ku gisubizo cyagitanye ko nakunze kandi nkikunda umva kandi igitera intwari kirungurira aratangiye mbabajwe no gukumenyesha ko ibyakubayeho byose ari igihe wabiteye wabitera ate ntakundi kubyifatamo byarasuye yiturwa indi yewewe ngira ngo urakibuka ubupfura wangiriye umvutse ubusugi bwanjye umbeshya ngo tuzabana iteka aba ngaba bavuze ukuri koko ariko se nari kubatunga ari babiri byo ntacyo sinari kwihanganira rero kubona ubana n'umugore wawe ngo mufurahe igihe mfureke mu kitava izuba ariko se barashaka kugera kuki kubera kugukunda natumye umugore wawe bamwoshya inzaratsi zoroheje zo kugutera ubwoba gusa ese niwe yokanyagwa yewe n'igitangaza iyo mbishaka baba baramuhaye uburozi buhuta bukaguhitana ndakwandikiye ya baruwa wabonye mu mezi yashize ngira ngo ndusheho kugukanga genda barampamije urakanyagwa umugore wawe rero nta burozi bwica yigeze wamahoro we genda bararenganye koko nanjye mbikenge nkeke ko nkwandikiye ngira ngo nkwitoze kuko ubuzima bwagiye nyine umaze kumenyera kandi bukaba buryoheye uramuki niba wateguye ibyo byose rero ubundi ko leta yari imfura kuba natinyutse kumbwira ibyo byose no kuvuga ko akinkunda apo niba n'imfura aramase upfura se yaburusha uw'amahoro si byose bimbwiriye iki ndumva nejejekeye ntabwo zapfa mbitabuye none dore ahubwo atumye ibibazo byanjye ibibazo nari mfite byoroha imana ishimwe ahubwo igisigaye ni ukujya gusobanurira amahoro ko ikibazo giteye nkamwereka n'ibaruwa ubundi nkamucyura nta kindi kibazo ahubwo reka ndebe uyu munsi ni kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane nzajya ku cyumweru bizimana Arame bayo hano banguka akira amafaranga nzane byere ariko buri gihe utekereza byeri nzane ikisi udari Fatima uzinduke ujya kumanaguriza ku sitima ngiye umukara muri Avenite urumva ngaho genda buri gihe ni byeri gusa
ariko uzibwaho w'amahoro hahindutse ariko none maherutse kera ziriya modoka ni iyande uzese yaba yaritumije muri iyi sizeni umva hataramiye n'abandi benshi bashobora kuba baje kwitaha ye gusa ndabaza nde dore kakuze kakuze karame ngwino mubaze uraho kako uraho yego sikabaye agakomye ubuse nabaye inkumi barakoze gusa nure inkumi turacyanyibuka ndacyakwibuka se wahoze uri umugabo w'amahoro baracyanyibuka koko niko se kako w'amahoro ariyo ntarabyara se yego ko yabyaye kera ahubwo uyu munsi nibwo bazanye urugori bazanye urugori bande we nande we n'umugabo we umugabo we nyiri iriya modoka ni umucuruzi wo hirya hariya umucuruzi w'umusore se oya da amaze igihe apfushije umugore we wa mbere ewe nanjye haraho nari nyarukiye nuko gusa nanze kunyura hano ntabashuhuje cyakora cyubwa ibyo bisa n'ubukwe sinirwa ngera mu rugo batampa inzoga bakantinza kandi nihuta ubwo se ko kutambutse utabashuhuje oya ntacyo bitwaye ndihuta nzagaruka mfite umwanya uhagije ngaho wirirweho nze kubagusuhuriza se basuhuriza utiyihutaga ntahageze basuhuze suhuza se abasuhuza mu biki ariko ntashiriye pe kuko ngo amare y'umugabo atemba ajya mu nda yego urukundo amahoro yankundaga yarujiwe no kuva iwanjye ahita ataha iw'abandi yego ukuntu nishyiragamo ngo niyo yapfa nta wundi mugore narongora nawe yarateganyije n'umusigire wo kunsimbura nkiriho ndasize pe ariko ubu nta wundi nsigaranye ushobora kumvura iki gisebe cyameze ku mutima uretse ko leta n'ubundi we yaranyikundira uretse ko yari yarigize simbikozwa hasi umuntu watinyutse kumbwira bya bindi ikindi kandi yashakaho ko burya barangicishije kaba amahoro tu nubwo kize burya ni ka mutima muke oshi kabishwe kagiye nibagaho n'uburozi bwica burya kaba karabungaburi nta kuzuyaza maze rero inamira ku kazi akabandi ngiye kwa kurita amusaba imbabazi nankundira ahubwo umutahane tubane ibishiri nta kundi reka ngenda ari byo akose mukagira imana mwe nantesho ati nk'iryo namuteye ubushize ndabigirane ndabyifatamo nde washa ariko uri umugabo ndihagararaho kandi ngo nta nitinya itarangurutse muraho yemwe hano yego muraho yego niwe Seruge nige da noneho imvura iragwa biraba amahire hano haye wowe n'ikira n'amatara y'urukumbuzi ukumbura jewe umvara ngakabaje umutima kazinura amaguru da ereka noneho ngo ukore ubwo ari wowe umbanje ahubwo mpobe urakore hiza kuze biteka uricara se da umurasinje kurahura ngaka agatebe ushyikeho akoze kugira ngo sinari ndushye burya rero giherutse mu rugo nasomye abarwa yawe usanga mu by'ukuri ari wenyine unkunda aha noneho se umvara nibyo kandi burya ngo ni byiza gukunda ugukunda kuko ngo ukunda burya bayikundira undi hirya nibyo rwose yasanze rwose ntaho ndi twakongera kubana atari wowe niba uvuga ukomeje nanjye ndabishimye wabyemera rwose ntange ngimira koko Seruge nibyo nzakuneza nkunezeze nzagutetesha rwose ngo utake nzakubera urubavu nkuvune mu byago ndagapfa ndetse oya ntugapfe wowe ukabaho we bisa ndakubeshya
nabyemeje rwose ubu reka ahubwo njye gushaka imodoka duhite dupakira singusiga urumva nanjye none ntusigare ntunganye utuntu hoya nibyo ndaje urasanga byose byaswayo ndaje witegure Bizimana karame enda nshakira abantu batatu si batatu bapakurira imodoka urumva hanyuma nawe akira amafaranga nyarukire haya kuri bari bakombereye ikazi ya byeri urumva banye ariko kandi ubu ni kazi ya fanta uvanga ariko tare dufite umushyitsi w'imena nibyo gira vuba kore karame hanyuma zo utegera iki kutinjira karibu ya niba uri sa ni byiza se wa mwana wanyu ko adakoma arasinziriye cyangwa madamu yaramujyanye akananze ko yanyongerera umuruho ushyira nyirakuru n'umurera noneho rero no kumuzana akazajya akina na mukuru uti ni impamo koko se para nibyo da ziko natinye kubikubwira ngira ngo ntabwo wabyemera nabuzwa n'iki umwana ni umumarayika nta kosa afite ntiyazira ko yavukiye mu macuma acanye kandi sinagukunda ngo nanga amaraso yawe ariko se kuri umwana mwiza de oya no kumuzana rwose yishimye rwose no kumuzana akajya akina na mukuru we ibyo rwose ndabishimye ni impamo ikinamico